Ako se ubundi ko numva wishyize hejuru cyane. None ikibazo ufite n'ikibi. Ubu kugukoraho gutya urumva. Mana yanjye ugwamaye amahoro mana. Mugakomeza kwicara hano. Umukobwa ari buncishemo n'urushyi we. What's wrong? So uri mubi cyane waretse kumeza kunkora. Sano umukobwa bandane ko numva ari urwandiko we. Yo. Man ndakwiyamye ubundi uri mubi ki? Wakwicara wicara ukomeza kunkoraho. Ese uragira ngo nicare ntazi umuntu twicaranye? None se nubimenye bikumarira iki? Icara aho ngaho ukora ibyakuzanira ko kumeza kunkora. Yewe ndenda shaka ko tumenya. Tumenyane se ukomeza nkora akoraho. Nunkora se ndumunekeye. Niba icyo uri gukanda kandi ukomeza. Umukobwa bandane ko ari umunyamahane we. Okay. Ngiye mu buzima bwanjye sinkunda amahane. Ibyo ukunda se birandewe. Come on. Umukobwa ni gatike. Man se waretse kumeza kunesha umutwe nkora akoraho. Uri mu bice ubwo ngo. Okay, it's fine. Basi twakibera inshuti by'aka kanya. Ntabwo njya mbi inshuti n'abantu babahehe si baza bakora kura ku bantu. Kandi ubwo wakwiyubaha wowe ubwawe. Siko ndi gukoraho kugira ngo numve umuntu turi kumwe. Ayise ndika mumaze wumvisha intoki cyangwa wumvisha amatwi. Wumve. Come on. Basi se mazina yitwa. Ha, nitwa Why. Why kubera iki o Y? Why? Oh, come on. Unawe witwa Why, nanjye nitwa X. Ibyo twese nabo bimbere. Ako se ubundi ko numva wishyize hejuru cyane. None ikibazo ufite n'ikibi. Ubu kugukoraho gutya urumva. Mana yanjye ugwamaye amahoro mana. Mugakomeza kwicara hano. Umukobwa ari buncishemo n'urushyi we. Ubundi kumbe ni igicucu bana. Kweli bose. Niwe wacisha gubwo. Uziko numvaga ari akandi kuki kububono kagiye mbona ngiye kukugurutsa cyakora nakubere. Naringiye kukakumenera nkaguhereza ibyawe. Komeza neshisha umutwe ako. Irari rigene rijya rishira. Cyangwa ariko ndumiwe. Niko nyamurasa. Abakuru yawe. Shameza makuru se wowe. Ibitsi n'iki kabisa. Shameza. Abone kunaracije ubwo manitwa nagiye kuraho. Wowe cyangwa n'undi muntu. Njyewe. Numvaga nimwe karashika yo kuri doba cyangwa gukiderega ngaho. Guys naringiye kumugutukira. Umuze gukora muricaranye sumuzi ari kugufatwa yiboneye. Naringiye kumushisha. Oya ari ikibazo mfite. Ni ari nko kuntu nyine umuntu aba arimo kugenda muri bisi. Ubu ibaze uhuye nk'umuntu nyine utakuza agashiduka gukozeho. Nkora asa mbazi iki? Wahita umuha nyine. None nkamereza ibyo ari kumbazigize. Cyakora narumiwe. Anyway twiguse rero. Umva bikanze kandi numva ngufite ibibazo hano abantu ibibazo byandenze. Nizere ko tugiye kubwizanya ukuri. Ino show bayita ise wofite n'urupapuro ngendaza kukubaza. Nta kintu na kimwe nsomyeho. Bekagenda. Sure. Okay. Iyi show bayita have SIGAHO. Iyi ni episode ya kabiri. So umutegeko n'amabwiriza birakurikizwa. Amategeko na yahe? Ikintu cya mbere ngaho dusabwa ni kuba honest. Naho amabwiriza na yahe? Amabwiriza nyine no gusubiza nyine uko wabagiye nyine. Cyangwa ujye uhinduka pe. Ntabwo njya mpinduka ntabwo nabigukora. Okay. Mereza ruwa rupapuro rwihagije. Ndabona urumva kutarizo na inategurwa kubona. Ndashaka kubanza ukambwira amazina yawe yose. Kandi ukayambwira ngo utagiye kunkanga ariko utangiye kugira ubwoba ariko
oya ntabwo wabinkora ukuntu wari uri kwigira dupfutse amaso uri kubyumva ndashaka ko unabyikora hano kuri kamera. Guys nitwa Rupokera Duse. Sibishaka ko mbabwira. Ariko icyo ntabwo aricyo kibazo cya mbere nagira ngo ubanze nyine wibwira abakunzi bacu badukurikira. Ikibazo cya mbere kiragira ati ubwo ariko nawe urahita ukurikiraho kumbaza. Ngenda kubaza ntaho namwe nsomye pe. Okay. Ikibazo cya mbere kiragira giti ese Raduse ufite umukunzi? Yes, mfite umukunzi. Ni gute nawe ndi single? Niyo mpamvu wari uri kunkubita intoki. None bebe wanjye akubonye umwe arakoraho ye. Reka aha ubwo ni wowe ukurikira. Reka mubaze njyewe ntekereza ko ushobora kuba ufite abakobwa benshi tendeka. Ibyo kuba ufite umukunzi singiye kukubaza ko nshobora kukubaza nkahita nkubaza n'izina rye ugasanga ndarusenye. Guys natubwira amaze kuryama n'abakobwa bangahe? Icyo kibazo giteye ubwoba, icyo kibazo kiri too much. Abakobwa bangahe? Impamvu atinya ni ijana. Kiri grave. Cyakora ngereranije. Abo wibuka sinsabye nyine guhera wamenya ubwenge basi kuko igihe kinini byaracyo ni cy'abana baturanye. Harimo n'iby'abana. Oya ntabwo bishize. Iby'abana buri umuntu abamaze kuryamana. Okay, ngaho tubwire nari. Okay, abakobwa nabo tumaze kuryamana. Twanakundanye se cyangwa hari muri rusange? Mugahura hagashya nyine tukumva ko hahiye. Ibyo wibuka. Kandi turi kubwizanya ukuri. Guys rero Okay, to be honest, bakobwa ngiye icyo kuba nararyamanye nabo nabeshye bari hejuru ya 20. My gosh, abantu 20 utafite umugongo? Oya umugongo se niwo kuryamana. My gosh, 20 bose. Okay, nanjye rero twihuse kuko urabona tugomba kwihuta umwanya ni mutoya, sibyo? Okay. Nakubajije ugiye kumbaza. Ngiye gukurikira. Wowe umaze gukundana n'abahungu bangahe? Kuva namwe ubwenge ntabwo nibuka neza abahungu dukundanye. Ariko abantu twabigiyemo biri deep wumva ko tubigiyemo. Batanu. Ariko ubwo mvuze nyine abo twabigiyemo abo twabesheje. Okay, kuya mfite twanje nta nyine leta nkomereza iki kibazo n'undi cyari kimwe. Nyine niba nyine atari ibanga. Umaze gukora sex kangahe? Ibaze ukirangashije. Siko nambyibuka. Inshuro cyangwa abantu? Ngiye ndi kukubaza inshuro. Inshuro zo ntabwo uzibuka. Pe ntabwo mbyibuka. Okay, ntacyo natubwira abantu. Abantu byose bakumbara. Ibaze ko n'abantu batabibuka. Umukobwa agakara n'uruzi. Ntabwo to be honest. Ntabwo nabeshya. Natwe ntabwo ndi kubyibuka. Oya mu busanzwe nyine n'ubundi bakubonye. Baba bamaze buriya abakunzi bacu baba bamaze nyine kugucishamo ijisho nabo kuko bazi ubwenge. Bakubonye igihe nakoragaho gusa kunwa mu bitaga intoki. Ntabwo uzi umubare. Icumi ni bangahe? Reba 10 natari kundana. Brese utarajya kuri. Ni ukuvuga ngo umaze gukundana n'abantu 5. Abo nyitwa ko nakunze. Ni ukuvuga ngo uyu muropoke wacu amaze gukundana n'abantu 5. Ariko hari ikibazo kimwe nyine ndi gushaka kugira ngo tugereho twembi. Ni gute utazi umubare w'abantu mumaze kugira n'iki kandi umaze gukundana n'abantu 5? Man, n'ibyo bikora na besto ukabikora n'umuntu muhuye gutya na gutya ibyo nta birenze bro. Nabundi abantu 5 bo n'abantu nakunze naho nabeshye abo twari turi muri abo. Okay, ubwo nanjye ngomba kuza. Ntabwo nababana. Ubwo nanjye ngomba kuza kwisanga mu mubare w'abaki abantu bitwa aba besto. Oya, we ntabwo urimo. Nanjye urakira munese nge sindi nk'abandi. Ariko ntabwo nyine ibyo byiki niki? Ibyo byiki niki biba mu banga. Guys, mwumvise ko your future wife
hagaze umubare abantu bamaze kuryama. So twikomereze none se urabibuka ubu abantu bose inshuro ariko ngende umuhungu nanjye ndi umukobwa ariko kuki mukomeza muvuga ngo uri umuhungu uri umukobwa gender balance yaraje mu Rwanda sheri ibyo bya gender balance nibyo bituma duca inzira zindi zaciwe n'abakurambere bacu. kuki wumva ko ibyo wakoze uri umuhungu abakobwa tutabikora umva namwe mujya mumenya ubwenge sheri nisobanutse ubwo nyine your future wife guys abahungu nibo ndi kuvuga. ariko mbaze mubaze ubu nabasanga uri muri abantu bashaka amasugi umaze kuryama n'abakobwa barenga 20 abakobwa ariko ukaba ucyumva uti nzashaka umugore kiri isugi nzashaka umukobwa umeze gukena gutya utaryamanye n'abahungu benshi kandi wowe waryamanye n'abakobwa benshi. ariko isugi ni byo sawa nyine buri nyine always akantu gashyashya ubwo se yava dukomeze twikomereze. Ni wowe ukurikira kubaza ariko bo kamubaze Nyamurasa ese wumva uzabana n'umugore umeze ute? twari tubikomejeho mu kanya ariko nshaka ngo bijyemo deep abantu nyine babyumva umugore ushaka. So guys ku bantu bazi Nyamurasa njyewe umukobwa nkunda numva nshaka ko tuzabana. Njyewe nkunda umukobwa ukunda Imana. Umukobwa ukunda Imana nyine akunda no gusenga. Umukobwa w'isugi nshaka isugi zazikora barazimaze mu gihugu. Oya isugi ntabwo zacika mu gihugu buri munsi havuka amasugi kandi Yesu yavuze ko ngo abahungu bazitonda azabashumbusha abakobwa beza mu ijuru kandi b'amasugi. Bivuze ngo waritonda njye nditonda abandi barazi. Ikindi kintu ngiye mvugisha n'ukuri inyambere na murasta base. So nagiye kukubaza nayo ikibazo gikurikira mu boyfriend mweruka gutandukana ninde wabigizemo uruhare hagati yawe nawe? boyfriend wanjye duheruka gutandukana ninjye wabigizemo uruhare. Uceceke ikibazo cyawe utaza kubeshya kubera yuko nawe ari kukureba. Umuhungu twakundanye njye nakinye prank cyangwa porn? Prank. Nyine njye namwandikiye SMS nafashe telefone yanjye numvagamo kumbe yaragiye gukorera kure y'ahantu nabaga. Cyangwa wari wagiye muri bya biganiro by'aba bahungu bakubwira ngo hamagara boyfriend wawe? Oya nafashe telefone yanjye nandika SMS nakitinga nkaho ngiye kwandikira undi muhungu. Twakundaga gukina ibintu by'amaprank cyane. Noneho nakitinga nkaho ngiye kwandikira undi muhungu ndayimwoherereza. Noneho ndavuga ati nindamuka nyine aragira ngo niya mikino yacu nta bitinda mitano izindi SMS ya kabiri ivuga ngo sha baby ndagukumbuye isi yagiye kurangurira ntabwo urasoza kandi we yari prefe. Urumva prefe iyo umujama twakundanaga yari prefe. Noneho njye napinga nikaga makangaye ni narasojeje kwiga byararangiye ndi mu buzima busanzwe. Noneho we nyine yakoraga ku kindi kigo ahantu runaka. Noneho njyewe natinga nkaho nyine ndikwandikira umuntu w'umucuruzi tubirimo neza muri iyo minsi. Akibibona pe ntiyatindikanyije yambwiye ati reka ntabwo ukinyitayo nyine urumva n'utuntu tw'utubazo birangira isabwe ati reka tubivumane. Narababaye ndigarura ndangane prank nkora ibishoboka byose yanga kunyizera kandi kumva n'umuntu utakwizera nyine urabireka bivuze ngo yarankatiye tubiva muri waramukundaga koko byanyabyo? Mani naramukundaga. Okay waramukundaga tubwira izina rye gutya. Oya waramukundaga koko byanyabyo? We are here to be honest. Koko kubera iki bize nimba narifite abandi bantu nendeka ku ruhande wabyumvishije? Njyewe ndashaka niba waramukundaga byanyabyo naramukundaga ariko sinyimukunda. We nyine icyo gihe n'ubundi ni ibintu byarangiye. Ndumva n'ubundi guys ndikumva n'ubundi kumentioning iryo zina nta mpamvu yatuma Raduse akomeza nyine kubigira ibintu byadaje. Niba yaramukundaga koko byanyabyo nk'uko amaze kubitubwira please tell us. Naramukundaga ariko ikibazo raturika amabyiswe n'ifite abandi bantu mpindika nshobora kandi abo ngabo bose twaratandukanye muri icyo gihe.
nshobora kumuvuga ugasanga yabaye ibibazo mu mbabare pe abakobwa b'iki gihe njyewe we are here to be okay reka mbivuge honest. yitwaga Crispin Lucier c'est bien ni de twashaka byabo dukomeye ibintu bunkoresha umva ni wakurikiyeho gutuma ibyari bifunze kuri cya tubishyira ku karubanda twagiye ni iki cyaguteye ubwoba ku mukobwa mwakundanaga nyine uwo muherutse gutandukana ni iki cyaguteye ubwoba nyine kuri we to be honest umukobwa twakundanaga she was very yari umubebe nyine ufite nyine gukoresha ibintu bihenze imisatsi ihenze inzara zihenze ugasanga nk'inzara niba njyewe mba ku muhima musanga inzara muri salo bazikorera wenda 10K zose amaguru n'amano ajya bita pedicure amaboko n'amano intoki n'amano pedicure na manicure washobora gusanga niba ku muhima bakorera inzara ibihumbi 15 cyangwa 10 we ashaka kujya ahantu hase kandi ubwo rero byari expensive kuri njye ibyo bintu byanteraga ubwoba nyine nkavuga se uko buriya uko twagenda tuzamuka sikazagenda nyine ajya mu bintu bihenze ubwo bivuze ngo uko amafaranga bivuze ngo nyine uko yaguhamagara gatagiye kunyaka amafaranga ya yewe na izina rya mukobwa kuri kamera ikibazo nanjye wamubajije bro why not kandi avugisha ukuri uwo muntu yakoreshaga ibintu bihenze ugomba wenda nyine yaguhamagara ukika umukobwa ategeka kunyaka amafaranga nimba abonaga ashize iminsi adaheruka muri salo bande ngiye kukuvuga ariko si ntabwo uri bubyare beef ibiki ngiye ko namuvuze ariko umuvuga umusheri twakundanaga yitwa Mamike ariko Mamike nako nawe warabizi reka tube tubire Mamike nimba kwese wihangane Mamike umva abakobwa bitwa Mamike niko babagiriye impuhwe niko ngata mumbwire ibintu byo kumukobwa babahenze byatuma uva muri relationship cyangwa ari kutubeshya bibande Mamike she was very expensive girl nigeze menya mu buzima no ni gute nyine reba nimba umukunda ufite amafaranga akeneye ukamukoreshereza inzara ukamujyana muri salo ibyo nibyo byatuma breaking up uzikirenze se ntacyo nko Mamike twakundanye nk'amezi 5 gusa urabona mwakundanye amezi 5 ukaba ukimwibuka mani yarakuye nahuye n'umukobwa gutya nari nasohokeye ndi kumwe n'aba friends wasohotse mamuye n'umukobwa mwiza uri discipline ibintu byose umubwiye akemera umutembereje wose akemera ariko akaba yarabitse ibanga nyine wabonaga ari umukobwa usa neza nyine uhenze like ariko tuvuga ati wow mbona icyana cyo mu rugo bitewe kagira ngo ni umwana wo kwa dati kumbe sinzi niba nabyita ubugordiga guys ariko umukobwa yarankanze umukobwa mwakundanye amezi 5 Mamike pe ariko rata mwige mutubwiye muri kudukurikira ese umuntu mushaka mukundana kubera ibyo bintu nyine akwaka bigatuma mu breaking up cyangwa hari ikindi kiri behind dushaka kutubwira hano kuri kamera ndashaka ko atubwira nyine type y'abasore akunda cyangwa se ayakumva nyine b'inzozi benyi cyangwa avuga ati uyu musore wujuje ibi ngibi uko nyumva umusore wujuje ibi ngibi yambera boyfriend bikarangira mbereye umugabo okay njyewe abantu nkunda ni n'abantu twahoze dukundana ni nabyo ntekereza ko tuzakomeza dukundana nkunda abasore barebare bansumba nyine bibaye byiza baba ari imibiri yombi ariko nyine kuba uri muremure byonyine nta kibazo ikindi utananutse cyane usa nkaho ngo abantu bananutse bakaba atari barebare mu bisheke abantu nyine basa nkaho ari banini mu dutaye kuri Nyabarongo mu gishanga nyine reba nkindi mutoya mbashaka abantu basa nkaho ari banini mu gakeya
bafite imbaraga nyine mani wa muntu uzashobora kuba wambaye high heels byaba ngombwa kanaguheka urafata umuntu unanutse ubu ngubu bibaye ngombwa ko duca ahantu hari amabuye wanshyira mu mugongo njyewe wanshobora tureke kugushyira mu mugongo uzi ko njye naguterura gutya nese ntabwo buretse guys aka kaboko rero uretse mbanze mbabwire guys urabizi hari abasore badashobora kuba bakikorera gazi y'ibiro 12 ariko akaba yakikorera umukobwa w'ibiro 85 rero wowe umva nakubyimba nkakuvana hano nakugeza kuri convention urakoze kwiyemera kandi ngiye abantu nkundanye n'abantu bameze gutya abantu bafite imbaraga ntabwo wangotoza kuri iyo rero njyewe nagutera nushaka kuhaguruka njye ngutera uretse ndaguterura nako nyuma y'iki kiganiro komeje kadukomeye iyo ni ibyaruranye rambaze nubwo koko kari ndaguterura ndaguterura kugira ngo ubone ko umusore wananiwe gaze y'ibiro 12 ashobora guterura umukobwa biro 85. No man ugomba kuba uri umusore seriously ufite imbaraga nyine wa undi muzagendana muzagenda umusore uri sexy uri sexy nyine wereke six hari n'abantu bakunda ibintu bimeze nyine bakunda abantu bakunda ibintu bimeze nka bakunda tayi nyine nk'izayo uri kubona uyu mukobwa akirya afite kuva na mbere dupfutse ku maso na n'ubu bakunda ibyo bintu ufite akatana umusore cyane apana kuba umusore kwa yateruye nyine ufite umubiri apana umukobwa yikundira ibisore bimeze nka bya Faisal bya Yantare bya bisore birinda ba The Ben jamani Yantare nawe arabyibuka nyine akora siporo nyinshi nawe ntabwo umukunda akora siporo nyinshi nyine ukunda baroki barebare cyane noroki wapi nyine abantu baba bafite umubiri nyine ubona ko ari uwaba atari uwo bashakishije umubiri nk'uwa Rutambisi ibi nayo ndi kuvuga ntabwo Rutambi yakoze siporo Rutambi yakoze siporo nyine ngiye nshaka umuntu udakora siporo nyinshi nyine ufite umubiri ubona ko ari we atari uwazanywe na telefone uragwa urugero rw'umuntu bita Yantare urabona Yantare ni igisore ariko ubona yuko afite muscles ibyo rwapi nyine gira umubiri nyine si w'abakobwa ariko n'uw'abasore utarakoze uyu mukobwa ashobora kuba akunda ba Samson bo mu bitabo na baby wanjye meze nka Sabtore na nabaraburi baby wanjye ni umusore mu ariya baby wawe yitwa Ndesho tell us no nawe mvuze ahangaho no be serious nimba ari de ndayikora nimba ari cyo Rwanda gikora ariko kumvuga baby wanjye hano bajya ngo azamumara hari ibintu ni bibiri uravuga baby wawe cyangwa se uransoma ku munwa urahitamo kimwe hari ukuvuga baby wawe mu izina boyfriend wawe ni boyfriend cyangwa fiance ni boyfriend okay hari ukuvuga boyfriend wawe mu izina cyangwa se ugasoma kuri bande ya Munyamurasa sumbwiye ngo niba ari ideya urayikora reka mvuge true okay boyfriend wanjye yitwa Bayern Longero ntabwo ari umunyarwanda ni uwo muri Espagne oya ni uwo mu Budage ni uwo muri Brazil oh shit Bayern Longero naho uri nyine wumve ngo uvuze kuri kamera cheers kucyane yaryoherwa niba utari butubwire boyfriend wawe ugiye kunsoma nanjye kugira nsomane nawe ndamuvuga ko nagane isoni guys nawe utubwire rero mbo nyine baby naho uri nyine kunyumva witwa Bayern Longero amazina abiri ni wo kutoka wapi ni wo muri Brazil nyine oh shit ni wo kurikirana wo kubaza mbo reka tumubaze ikibazo gikomeye nawe yakomeje ambaza ibibazo byinshi reka nze mushakire subu nikewe ni cyo kintu cyakubayeho kurusha ikindi ku bantu mwagiye mukundana nyine ikintu kibi cyakubayeho kurusha ibindi bintu ku bantu mwagiye mukundana ikintu cyakubabaje cyane nyine ukumva ko kabisa ewana iyo bigeze kuri iyi sije nyine tu ngiye hari ukuntu mpinduka so nabona abantu banjye nyine basanzwe banze mu buzima busanzwe ubundi baranze so ari iyo ikintu ubundi njyewe kiba ari ikintu nyine cyankomerekeje cyangwa nyine kiba ari ikintu nanga njyewe nyine kitakigaragaza especially
noneho yari umukobwa. Nigeze gukunda umukobwa man, nari numvaga ko nyine ari we wari inzozi zanjye, nyine numvaga ari we muntu tuzabana tukubakana ibintu byose, kuva na mbere hose nyine yari umuntu nyumva atari kuvuga ngo bino bintu wenda ngo iyo niba namuganga ngo bino bintu biri expensive, yashakaga nyine ikiri cheaper than that. Bikumva man, uwo mukobwa yarantengushye ariko naramukundaga n'ubuzima bwanjye bwose no gutandukana kwanjye nawe. Nshaka kumenya nyine ikintu cyabaye, mwapfuye iki nyine? Wait, nari nkiri kubisasira nyine ku buryo no gutandukana kwanjye nawe byambereye igikomere. So ntabwo navuga ngo nuvuga akanya ndacyakirwaye kuko wenda ngo nariyomoye. Ubu ngo ufite undi musheri? Ari singa ari sacinga. Oya ntabwo nsacinga, gusa ni singa. Okay. So man, ikintu cyambabaje mu buzima nyine kuri uwo mukobwa bitewe n'ukuntu namukundaga. Biratangaje man, namufashe ariko nshitinga. How? Nese bacitinga how? Man nyine hari igihe nyine umubebi mukundana, yego, agiye kuryamana n'undi muntu kandi wari uzi ko nyine kandi wari uzi, bivuze ngo ntabwo ari umuhagije. Man ni ikibazo nyine kuva icyo gihe nanjye nyine narabyibazaga base nuko nari muhagije. Ese kuki yambwiraga ngo oh babe urabrained, yakubwira ngo urabrained then umusanga ari kugucitinga. baza kugira ngo umuntu akubwire ngo man niwe muntu wa mbere ariko mu gitondo ugahita umusanga ari kugucitinga. Kandi mwari muri none ikintu gikomeye cyane kirenze n'ubwenge bwanjye ni ugusanga ari kugucitinga ku nshuti yawe. Ifere bivuze ko ntabwo yari urenze, yaraguferaga. Really? Niko byumva? None ni gute mwari muri kumwe ku mugoroba? Hoyanjye ntabwo mbizi, turi kuganira. Ni gute mwari muri kumwe ku mugoroba? Ikintu nyine kitagituma nyine nk'umutima uhita ukomereka muri makeya tutagiye mu bintu byinshi. So guys, ikintu gikomeretsa umutima umugabo cyangwa se umugore uri mu isezerano, okay tureke umugabo cyangwa umugore, umusore cyangwa umukobwa cyangwa inkumi uri mu rukundo, kumva umupartner wakubwira ngo you the best babe, and then in the morning ukamusanga yaraye nko ku mujama wawe, uhita wibaza ese ibintu byose ambwira ko ndenze byari ubufezi. Hari ndi gutekereza ni gute bebe yakubwira ngo urarenze, hanyuma ukabyuka mu gitondo usanga ari kumwe n'iki nimba nabyita besto, nimba nabyita umushuti, nimba nabyita umukeba, nimba nabyita iki ntabwo mbizi gute nyine. Bivuze ngo ahubwo ese ntabwo ubona umuntu uri kukubwiza ukuri, ntabwo nyine wumva ese wowe wumvaga urenze cyangwa nyine wari wa muntu so nyine aho ngaho niho umuntu abera umuntu kwiyizera. Nyine nariyizeraga kubwo icyizere yanyerekaga ko ampaye. Shitomi Nyamurasa man uri umuntu brains, you the best one, and then ndamubona nkahita musanga mu buriri bw'umujama wanjye. Ibyo bintu biba bishatse gusobanura iki guys? Umva ni ibintu birenze ubwenge bwacu. Okay, nako icyo nicyo kintu cyakubayeho kirabiko. Icyo kibazo nyine kiba kinjyanye ahantu kure, urumvaga ntanatara yatorongeye noneho n'igikurikiye. Sorry. Kandi mbajya ugiye kumara ikibazo gikomeye. Okay. Ni ikihe kintu nyine nawe wagiye ugira nyine n'abantu bawe? Ni iki kintu nawe nyine kirenze cyakubabarije roho kurusha ibindi? Njye ikintu cyambabaje nanjye simba serious. Ikintu cyambabaje nta kindi. Jewe ntabwo navuga ngo wenda nigeze mbabazwa cyane n'abasore, ariko hari umuntu nyine wambabaje nakundaga nizeraga.
nyine nakundaga pe urumva nyine bebe wawe uramukunda akaguhamagara ukagenda whatever. Noneho njye ikintu cyambabashye ntabwo ni uko naretse nanjye best wanjye w'umukobwa tugera ndi muri high school w'umukobwa best wanjye Apana baba best bawe. apana baba best nyine babandi bameze nk'aba BF ntabwo ari aho ngaho ndi kuvuga ndi kuba aba best b'abakobwa best wanjye w'umukobwa nyine njyewe najyaga nigaga muri high school icyo kintu cyo ntabwo ngo cyambabaje cyane twiga muri high school noneho nkajya wenda nko muri dorotwari agasigara urumva hari ukuntu we yiga ku kigo na boyfriend higa noneho njye nkavuga ati saa sita nagiraga ibitotsi byinshi njya kuryama ukangutse usanga bari kurya kandi ahubwo njye najyaga kuryama gusa n'ibyanje ntabwo ari ibyo njye najyaga kuryama muri dorotwari uwo baby w'umukobwa nyine agahita agenda agasanga boyfriend wanjye nko muri classe cyangwa akajya kumutima kuri dorotwari yiwe akajya hehe bakajya muri classe runaka bakaganira bakagira ibyo bakora nyine akamubwira aradusira sinziriye ndahari wanganiriza uteva mani nyine umunsi umwe bajyaga bambwira ngo kandi nagutuka grace ushaka Grace mbona mbwira ikintu Grace yakoze nyine Grace yari inshuti yanjye cyane pe ari inshuti yanjye dusangira kabisa nagenda ndita muri secondaire abizi ukuntu biba bikomeye mu kigo nyine njye najya kuryama najyaga ibitotsi byinshi pe najya kuryama akahita agenda akabwira BF wanjye akaba ari kumwe muri classe bacata utuntu n'utwo noneho bakambwira ngo kandi ujya kuryama Grace akajya agasanga boyfriend njye bakabimbwira ariko simbyitaho nyine baganira ibintu bisanzwe bigira ngo noneho naba ndi kumwe na boyfriend wanjye na Grace ahari boyfriend wanjye ntakajya amvugisha akamubona kwita kuri Grace ingarutse y'umuntu n'ukumva man nyine amagambo yakambwiye akayabwira wowe ukabifata nk'ubusanzwe bwa ko Grace yari inshuti yanjye yari inshuti yanjye noneho yari umuntu njye natindaga kubyuka akagenda akavoma amazi akayashyira hariya whatever afite noneho njyewe umunsi umwe uyogaga imana yakoze ibintu byose neza ku murongo ngenda umunebwe naguciye mu ijambo ni ukuvuga ngo ntangiye gufiringa Grace nako Grace sinzi nyine ndi kubivuga neza izina rye ni ukuvuga ngo wowe wabaga wigize boss lady waburetse wabaga nyine ari ukuntu wowe utabyiza ukaba uri basi reka mbivuge muri iyi context wari boss lady Grace akaba ari umupartner wawe ariko nyine Grace akaba ari umushuti wawe best friend ukuntu yari ameze ntabwo yakundaga kugira amagambo menshi ariko nanone ntabwo yagiraga ibitotsi byinshi reba kushi twaryama agasanga yego ntabwo nari naragera kuri ku ntuzi nashaka kuvuga hari ukuntu uba ufite nk'uwo guys namwe muduhe ideas hari ukuntu umuntu aba afite best friend noneho best friend akagukorera everything bikageraho noneho ukamwizera ko numva biri buze gusa nk'inkuru yanjye hoye ntabwo bisa ngende cyakomeza ari nanjye ndacyakomeza kuri urwo rugero ntabwo riri gutinda noneho wahereza wahereza best friend rugari akagukorana ariko biterwa n'umusore ese nibwo tubwira ngo umunsi umusore arijyana yego umukobwa ashaka kubigiramo uruhare ariko hagenda wakugombye kugenda ntibazabeshye ngo umukobwa yashutse boyfriend wawe guys ntazababeshye njyewe ikintu nari ndi kuvuga nyine urumva nka Grace yagusukiraga amazi y'ukoga kandi ikindi wari umubebe ukunda gusinzira yewe nagiraga ibitotsi byinshi ariko byanyishishamo akaza yagutekingaga care ndenda byumva iyo somo turarigeraho nyine yaguhaga care waba wanasinziriye agahita ajya no kuganiriza boyfriend akajya kunyitira kuri baby wanjye guys iyo logique muri kuyumva cyane nane ntabwo kabazi gutanga uriya mwana yumva ibyo bintu ntabwo ari abakobwa gusa n'umuhungu nyine umweretse ko umwizeye ukamuhereza girlfriend wawe ngo mukeyaringe niyo yaba ari umukozi wawe wo mu rugo ushobora gushiduka nyine muri bwa bukeya ahereza girlfriend wawe bishobora gutuma nyine aza no kumuprovoka cyangwa se
girlfriend wawe yakunda cyangwa boyfriend wawe yakunda iyo mico y'uwo muntu bijya bibaho ugasanga nka girlfriend wawe ari kujya kubwira ndi kuva ku ruhande rwawe akajya kubwira ngo sha uriya mukozi wawe nyamurasa ni umwana mwiza and then nawe ukajya uvuga ati umwana mwiza she's cyangwa he's doing good ni umwana mwiza ibintu byose akora ni byiza nyine ameze neza ni n'umwana mwiza mu buzima busanzwe ari cool ariko nyuma y'ubwo bukuru cyangwa y'ubwo buguci usanga ari cyane reka nkomeze mbwira none njye bahoraga bambwira gutyo none njye nyine ahari ukuntu uba ufite bebe wawe nyine wumva ngo uramufite wumva wizeye nyine wizeye kumva ngo ujya n'ahantu bizajya njyewe barabimbwengera aho ngaho ndavuga ati reka nanjye nyine mwite wasanga atangiye kundambirwa cyo nanjye byananga care zidahari yajya kuryama bonne nuit kandi undi muntu wamuhaye care before kandi she was your best friend iyo ufite undi muntu nyine kwita kuri bebe wawe nawe urahinduka ukigira umwana mwiza nyine kugira batamutwara waje kubimenya gute rero mbona nawe ukuntu naje kubimenya neza rero kuri tele njya nayo nsigaye nanga care ariko nanone still ngakomeza ngira ibitotsi njya kuryama umunsi umwe ariko gatandatu njya kuryama ariko mbura ibitotsi neza pe mbura ibitotsi mara nk'isaha yose mu buriri ndagateka ukambyuke ngiye kurinuza nyine twabitaga block y'abasina 6 kandi kanjyeho ngiye kureba nyine ibintu wanjye we na boyfriend nawe muri mu bansi twagiye mu bansi nyine ariko biba nyine hejuru yawe utaca bileti okay ntabwo ari guca bileti ntabwo atangiye kuri block y'abasina 6 mbere muri classe yari classe nyine ituye ahantu hatuje nyine haba sina 6 hagera akaruka gashyamba ari iyo nziza ariho heza aba finaliste niho baba babashyize nabo bihitiramo wagira ngo nabo baba bahisemo classe noneho ndagenda gakeya nsanga classe iratuje iratuje nta n'abantu bicaye bari bumve ngo best wanjye na boyfriend wanjye nibo bonyine bari bari kumwe ye baba we ndafungura classe ndebe ko abantu kuko bari nyine ariko ubwo narasohotse ndavuga se Grace ari ahangangagiye kugutangira cyangwa twari kubwiye kuva kera warabyanze we warapinze warapinze bagiye kumukorera arenda kumupatia care ndagenda nyine noneho jama we yicaye hano hejuru na bebe yicaye hano hejuru nawe bebe yicaye noneho jama amaguru ye yashyize hano mu ntebe intebe bicaraho abari bwicara abari bwandikira ha bicara yego noneho nyine amaguru ye yararimo hano noneho bebe yicaye hano asa nk'uwegeye inyuma jama nawe yegeye imbere amuryamye mu gatuza we areba inyuma areba imbere tugaruke kuri uru rugero ahangaha ni imbere aha ni inyuma demana yaricaye hano bebe nawe yicaye aho ariko hano hagati ari n'iki amaguru arimo handi y'amaguru y'umujama noneho bebe asa nk'aho yegeye inyuma yegamye gutya ko kari romantique niko byari bimeze igomba noneho icyo ni mu bwenge n'ikindi cyari kibabaje uko bicaye gutyo urumva nyine nka beso wawe na boyfriend ntabwo wabigira comment cyane wagira ngo wenda ariko urafubana ahubwo kamabwira icyari kirenze muri ibyo bebe nyine hari ukuntu nyine ahantu hakonja ukambara nka vareze cyangwa jumper usanga yambaye itonde crop top yari yambaye jumper yegamye gutya arangije bebe jama man urumva yamwigamyeho amaboko ari hese muri jumper n'imbere imbere kandi agana hejuru nyine narinjiye jama agira ngo twakunda abanyeshuri bari kwinjira bisanzwe ntiyakikanga kumva nta bintu biba bireze muri school nta biba bishimye agiye ko nabona negewe bebe areguka abona ni wowe nyine birangira nyine turaserera abona ndarakaye bebe uwo best wanjye ahita asohoka siganshirira na bebe wanjye birangiye nyine turashwana nyuma y'aho bisubiza se birakomeza nyine uretse aho nguno mwese mu breaking up twara breakinze ariko kurekana nyine aho hantu ntabwo biba byoroshye kuba single mu kigo kuba single mu kigo ntabwo biba byoroshye twarakomeje nyuma nyine twaje kuri breaking
sorry baby none se wacu nyuma y'ibyo bintu byose akaba ari njye mutamwitwa indese mfite baby wanjye namuvuze kuri kamera akamubyibuke sorry nahitwa njye gufata undi mwana mu mugongo none nise nsanga niki ngafite baby ya ndamufite dukomeze n'akanakanye yakomeza ibibazo nagomba kukubaza umaze kumbaza ngiye kukubaza tumushakire ikibazo kigize nawe gikaze nanjye kukubaza ikindi kibazo nanjye wari ugiye kumbaza nanjye kubaza ko nari maze kwisobanura ngabantu mbaza iyi wari umaze kwisobanura nari ngiye kubaza ngo mu ba ex bawe ntabwo bashyira aba girlfriend bawe ni aba ex bawe ese aba ex bawe ni nde muntu nyine bumva ari nde mwasubirana mubo mwahoze mukundana bitewe n'uko kugeza ku kanya ntabwo uramyibagirwa bibaho cyane rwose ukumva uramukumbura ukumva mwanasubirana habonetse amahirwe ese ni nde arahari bundi mu buzima buriya nyine uko umuntu aba yarahuye n'abantu benshi ariko buriya nyine hari umwe muba nyine mwakongera mugahuza mukaba mwabana mukabyarana n'abana so njyewe ubuzima nanyuzemo ndi muri high school nari meze nk'umuntu nyine mbifata nk'aho ari ibintu nari nabyita nko gutestinga byari bimeze nko kwiga gusa ubu ngubu hari umukobwa umwe mu bakobwa nyine twagiye duhuza tukabana muri izo life zose dushobora kuba twabana barahari ariko nkumbaza izina rye kuko ndashaka kandi kumugarukira nyine Rocky nabona ino video azumva nyine ko wamugani arabikwiriye ahubwo gushaka kugarura benshi oya tubwira umwe wumva nyine kabisa izina rye kandi ntutubeshye ubuse koko muvuge nanjye nabavuze nabo oya none se nanjye abandi bukubaze bose urabavuga ntise nabuzwa n'iki kubavuga kandi nabavuze niba ari bwemere kubivuga nanjye ngiye kubivuga bivuge so umukobwa numva ngubu twabana twigeze gukundanaho ushobora kuba twabana nyine navuga ati babe noneho nemeye kureka ibintu byose amadeganye nakoraga kuko nyine buriya nubwo uba ukundana n'umuntu sibyo ntabwo bisobanuye ko nibwo gukorera amakosa wowe uri perfect so hari umuntu ukora amakosa runaka akakwihanganira gusa ngewe ikosa nakihanganira mu buzima umukobwa wanshitinze ntabwo waryanganira nitambuka yaho ese kambaze ngo kazi ukiri aho ngaho we ntabwo ujya ushitinga aba girlfriend bawe man nyine you can cheat sometime ushobora guca inyuma girlfriend wawe nyine igihe kimwe kuki wowe ashobora guca inyuma se ukarakara we ntabwo afite umubiri yawe buriya nyine nibyo mwinabuze nk'ubwira mbere raduse abakobwa n'abahungu turatandukanye urabizi wait urabizi hari ibintu abahungu bakora abakobwa bo batakora no mu rugo umugabo atashye saa sita yasinze si kimwe n'umukobwa cyangwa umugore wawe atashye yasinze saa sita z'ijoro icyo nicyo kibazo kiri muri Afurika basi se uri kunyumva ibyo ndi kukubwira hari uburyo umukobwa cyangwa umugore bagenda bitandukanye n'uko umugabo agenda buriya umugore wa cheatinze atandukanye n'umugabo wa cheatinze ngiye nibwo hari uburyo mbibona mu buryo bwanjye cyangwa apal bivuze ngo tuzatwihanganira abashiri bacu baduciti ariko tujya tubacitinze ni break up tayari simbizi ukuntu nyine muba mwabiganireho wowe n'umupatina wawe ese wowe urabiganira ubundi wari wabikora basi rimwe bwati baby nambabarira naguciye inyuma numvaga ameze nabi I'm sorry ariko radureka mubaza cyane ari ukugira ngo papa wacitinge mama wawe no kugira mama wacitinge ninde wacitinge nje byose I don't care oya wivuga ngo you don't care nyine ugerageza nyine ukayaringe kimwe muri ibyo ngibyo je mama wanjye yacitinga papa wanjye kubera yuko ubwo papa wanjye ntabwo yabashoboye iki ese niba mama wanjye uretse hari ikintu kimwe cyo gushobora mu rugo uretse hari ubushobozi buri secret bushobora kujya hari ruguru ariko hari n'ubushobozi bwo kuvuga ngo ese niba twarabyaye raduse naka twe kwita ku bushobozi bwo kuba hari aboro wenda
ariko ubwo nibyo ra nshimisha cyangwa se ukaba utananshimisha sibyo noneho nyine imagine nyine buri kimwe cyose papa yagikoze akagenda guhiga n'ubundi agasanga papa wa mama wawe yagiye gucitinga wenda bivuze ngo yaba yagiye gushaka iki muhungu ashyigikiye abahungu baca abasheri babo inyuma ariko abakobwa baca abasheri babo inyuma ntago byemewe kandi twese turi abantu dufite umubiri twabikora ngewe umva ikintu cyakuvuga ari kumva yuko amufashe bahita babreka kandi we yagusaba imbabazi nyine nuko ngewe ikintu ndi gushaka kuvuga ni iki ngiki nyine wowe bandushyire muri logique wumva byasa ntabwo ibyo byo gusa ntabwo ndasoza nyine ikintu cyakuvuga reka mbaye nsasira ijambo ngiye kuvuga ubona byagira ishusho basi imwe papa yagiye cyangwa se umugabo tureke kuvuga tureke gutanga ingero ku babyeyi bacu umugabo acitinze sibyo ku gasozi ubona byasa kimwe n'uko umugore nawe yacitinga ku gasozi nawe nyine ture kwirengagiza kuba ndi umuhungu wowe ukaba uri umukobwa nawe shyira muri logique yawe reka mbyemere ko abagore ari budde wait mvuga akantu gatoya guys namwe muduhe comment muduhe comments down below mutubwire yuko ibintu Radus ari kuvuga ari byo cyangwa ibyo Nyamurasa ari kuvuga ari byo urabyumva ute kuba umugabo yacitinga no kuba umugore yacitinga sawa muzatubwire umva n'abakobwa mube open muvuga igitekerezo cyanyu nimukajye muhora mwumva ngo baby wawe ni umujama aracitinze araje agusabye imbabazi mumerere Rwanda ni twese dufite umubiri dufite ubuzima gender balance irahari ese kubera iki wowe umubiri udashaka kugucika ku buryo ashobora kuhita atuma mu breaking up kubera ko agufashe mucitinga utarajya kure so njyewe ni wa girlfriend banjye bagera muri 12 dushobora kuba twarakundana nakayabo so njye natangiye gukundana niga muri primary abo we kubabara vugabo ngeze mu wa mbere secondaire naho narakundanye ariko nyine bya bindi nyine ushobora kuvuga ngo ni gukundana nyine bimwe by'abana aho mwakundanye mugatana hasi no nshaka kumva ese mugatana hasi ariko Radus nikira gutana hasi cyangwa guturana hasi byose birashoboka buretse tubizi ari ugutana hasi byose it's the same guturana hasi no gutana hasi yego byose no gutana ese ntago afata akujugunya nawe ugishugunyemo Radus nikira so it's fine ndewe girlfriend wanjye nigeze kugira so ndewe yo nakunze mba nakunze ubundi ngiye sinyandangara abakobwa nakunze mu buzima bwanjye ngewe byo gukunda byanyabyo atari bya bindi nyine byo kubeshyanya n'abakobwa batatu hari Harriet n'undi mbere bita Mamike hakaba n'undi wa gatatu wo ni imbere gatoya abo babiri nyine Mamike na Harriet nibo bakobwa banjye nakunze bwa mbere mu buzima bavuze batatu nyine bavuge bose kuki ari kuvuga babiri kandi yavuze batatu mbabara basi kamwereka akantu gatoya uwa gatatu reka tube tumwihoreye kubera ko hari impamvu niwe uri buze kuvuga ko mwasubirana ntabwo ari nubwo ari nawe twasubirana noneho kugira ngo mbikwemeze bya nyabyo as me nka Nyamurasa ngiye kubwira abo babiri gusa wavuze batatu bari kuri kamera wavuze abantu batatu bari kubyumva guys muri ni batatu n'ababara basi noneho bakuntu tugiye kubigenza ngaho noneho nawe ugiye kunsabira ko wundi wa gatatu sindi bumuvuge kwa ko noneho we nindi wose waramukunze ariko ntawe ushaka kumuvuga ni wose sinana namukumbura agiye gukora nakubwiye ngo uravuga ukuri cyangwa ukore ubwo agiye gukora nga basi nkitishamo gukora nawe nabwitishiyemo gukora mana we ukomeza story reka dukomeze story ni batatu bavuge cyangwa ukore reka nyine mubwira akantu gatora
si umuntu ari kumva bavuge cyangwa ukore umwe ikibazo wakunze murabyibuka neza ari ikintu kigusajije mbonye nuko nta muntu wanze kumva niwe nshaka nta wundi niwe nshaka mara nimuvuga se ko dibumbere bibi urumva wowe uri buza uraza kuba wishimye se nje mfite ikihe kibazo buri bande mutangiye ntago ari guki muvuge ahanga no ruzingi muvuge mwana wa gatatu waretse mba nkubwira ikintu kimwe reka nkubwire ikintu ukora uretse gukora uretse ibintu byo gukora hari ikintu kimwe na rimwe gusabye njyewe ngiye kubwira abantu babiri muri abo babiri uwo nguwo gatatu nta n'ubwo nawe dukeneye reka njye ntabwo mbyitaye wavuze abantu batatu usugira amasoko nazi kumuvuga bakunze ni batatu sibyo wavuze ngo abantu bakunze bya nyabyo ni batatu none uri kuvuga abantu babiri kuki wowe wundi uri kumusema wagombye kuvuga ngo abantu bakunze bya nyabyo ni babiri mukabavuga byari kuba byarangiye ariko wavuze batatu okay nga basi ni babiri no reka tuvuge babiri ntabwo kwisubiramo ni batatu cyangwa ukore raduse kuki aba ari kugorana mu buzima raduse bwa mbere natangiye ngukoraho urarakara nkubita intoki batatu cyangwa ukore batatu cyangwa ukore ahubwo mwe mufasha kwita bitegiye ko yamemukiye waretse tukamwihorera ntabwo ngewe uretse mubwire ntabwo ngewe mu buzima bwanjye wowe urabizi ibintu wankoreye ntabwo nshaka kukuvuga hano kuri kamera utazanatuma fine niba nshaka kukuvuga agiye gukora ku bwawe ugiye gukora wowe ugiye gukora ku bwawe cyangwa I mean ugiye gukora ku bwe ngambwira ikintu nkora ariko simuvuge kuko ntabwo ngiye mba nkubwiye no mu buzima bwanjye urabizi ko ntanagupromotinga wowe sawa ngewe ntabwo nagushyira muri show yanjye ugiye ikintu nkora ngenda gikora ugiye gukora ugiye gukora wambwiye kugusoma ngewe ntabwo ari ikintu cyo kunkuraho ugiye gukora icyo ngiye kukubwira ese uragikora cyangwa nacyo uri bucyanga nagikora numva kitarenze guta umurongo niba atari uguta umurongo cyangwa guta inzira ngewe nabikora ariko sinamuvuga uwo murezi never ariko ntuze kunkoresha ikintu cyatuma muvuga kuko we are here to be honest twagiye ngewe ndi kuba honest ngewe ndi kuba honest kuba ntamuvuga is just to be honest ariko ushobora gusanga buretse bambwira icyo kintu ni iki kigiye gukora ese mutekereza ko twamubwira gukora iki kugira ngo twumve twishimye nyine akore tu ikintu ugomba gukora nta kindi ngewe nagikoraho kugira ngo ese uzi ibintu bijyanye n'abakobwa cyane wagiye ukunda n'abakobwa cyane uzi ibintu bijyanye n'abakobwa uzi ibintu bijyanye n'abakobwa ibintu bijyanye n'abakobwa se nari umukobwa wakundanye n'abakobwa ariko benshi bwa mbere avuze 12 aho mwajya muri relationship ni 12 okay ndagira ngo adusobanure neza abari b'u Rwanda abakobwa b'u Rwanda adusobanure neza ese hari abana bashaka kuba badukurikiye bataragira imyaka ariko nyine nshaka adusobanure neza ese uburamutse ubaye n'umukobwa ukabasha kujya mu bihe byawe wenda by'ikibada kambyite gutyo cyangwa by'imihango ese ni gute wambara pad ntabwo ihari ariko agiye kubitubwira ki mu magambo atubwiye nyine ni gute uyifungura ni gute uyambika ese bikuweho byagenda gute byatubwiye ko agomba gukora tumutega amatwi ngomba gukora cyangwa ngomba kuvuga ese ibyo ni nkaho ari ugukora kuko ni ikintu nyine gikorwa ntabwo ari ikintu cyo kubikiraho ndewe ubwiza abantu ukuri uretse umbashije ngo ndakubwira ngo ugiye kubwira abana abakobwa badukurikiye aka kanya ese nyine ukuntu ushobora agiye mu gihe cyiwe hari abantu batarabijyamo cyangwa se hari abantu n'abatabizi bigishe nyine wavuze ko wakundanye n'abakobwa benshi bivuze ngo uzi n'ibintu byabo nyine cyane ugiye kutwereka ukuntu bafungura context come on guys nyine aka kanya yanze kuvuga girlfriend wiwe I mean ex girlfriend we izina yavuze abantu babiri yatubwiye batatu yabyanze neza aka kanya rero ikintu kigezweho ni ugukora agiye kugura part ariyo context
Anga bahita Adonai alimentation. Hano bahita Adonai alimentation. Twari tuje kugura ino staff tugiye kwambika. Ya tuvuye kugura pad. Tugiye kureba ukuntu agiye kutwigisha ukuntu ngiye kubereka ukuntu pade bayambara nk'uko yabinsabye. Ya twereke. So ariko ubutaha nituza tuzanye nyine ibisabwa byose. Aka kanya nyine tumutunguje pad. oya ugiye gukuramo ikariso yawe mbari yo nkoresha. No. Ntabwo kurimo ikariso. Guys, ubutaha tuzaza tuzanye ibikoresho byose. Ibintu hano ni ukuba honest. Ubutaha ndakoresha truth. Ntabwo mvumana. Yeswe. Cyangwa ni muri abakobwa tujye bambara amakadi. Byanashoboka never mind. Okay. Aho kavuga ngo agiye kutwereka nyine akoresheje yonyine mutuyanganire ubutaha tuzazana ibikoresho byose. Nayifungura. Let's go. So nukuvuga ngo hano hari akaboro gashobora kurinda ko nyine hazamo imyanda cyangwa se indwara. Siko gasobanuka kaba no mu mpeke. Ijanse ntago ari buncike. Noneho uhita kuramo kano kaboro. Agati niwe kuvuga ngo aka kaboro ni amapamba nyine yandi bashyira mu pampa. Iyi se ni pampa? Ntabwo mvuze ngo pampa, wowe uri kubyivugira. Iyi yitwa? Iyi ngiyi ni pade. Okay. Ukumva iyi ni pade, hari akaboro ahangaha kaba kameze nka elastike cyangwa se kaba kariho kore ariko kayifunga. Ugakuraho gutya. Dibane njye abakobwa twakundanye. Nabaga nzi byose kubibakorera. Bivuze ngo aranabibakoreraga. Agiye kutwereka uko yabikora yabibakoreraga. Ni ukuvuga ngo ukuramo akagapa akangaka. Noneho kano gapa hari ububoro bubiri buba buri ku mpande. Ubereke. Hano hari utuboro tungahe bashobora kuba bafungura. Uradufungura gutyo uko. Yes. Abo si igipade batuye ko kari cyo mu cyaro. Ugahita ugira bene utu tuboro. Noneho utu tuboro hari utuntu uhita ushishuraho hano ku mpande tubiri. Noneho utwo tuntu se turi. Buretse ndahita ndukora ari kamwe kavuyeho ngaka. Ahangaha haba hafatira kano nyine ko karavaho sinzi ukuntu byagenze. Ariko nyine hari ukuntu nyine udukuraho twombi. Noneho ahangaha ubona niho uhita washyira mu ikariso hagati ugahita ufata utungutu ukadufungira hehe utungutu ugadufungira munsi y'ikariso. Ikibazo kiracyahari ntabwo ndasoza. Kano gapa kahangaha imbere niko kajya ku kiniki. Guys, ugahita ufata buno buboro ubu ugashishuraho na kano akangaka kahangaha. Uretse mbikwereke ngiye ugashishura ubireba nubwo twongere kuyikora cyangwa kuyikora. Nyikoresha ikize. Uhita ushishura akangaka gutya ugahita ufata gutyo kugaba tuno tuboro kaba ari twita ufatisha hehe kwikariso. Noneho dufatisha gute bitwereke nyine. Nta kariso mfite. Yes, ariko bitwereke ziriya boro basi mbikwereke. Umuzanire bag. Iyi imagine y'inka hari kariso. Yawe wakoresheje. Iyi ni nka hari kariso. Iyi ni hari kariso. Noneho hari kariso gute? Ni nkari kariso gute? Ahangaha rero tugira hagati. Aha niho hagati. None arafata gute kuri pade? Ni ubundi imeze gutya. Noneho ahangaha niho hajya hahandi munsi gutya. No. Murente ace bivonyeshe ntabwo ngera. Byikorere. None se nabyikora gute ngiye? Ngufashe. Nuvuga ngo buretse ngiye kubyerekana muri teori. Uhita ufata ikariso ino boro ugahita uyiterekamo hagati imeze gutya ahangaha. Ahangaha niho hari bufate ku ntuza kuri sex. Kuri sex. Igitsina. Okay. Cyaba igitsina igitsina gore. Ahangaha se suna ngarika mubaza kantu gato. Ahangaha ntago ari wafata ku gitsina. Njyewe wari kudusobanurira we biko. It's okay. Nukuvuga ngo ahangaha niba hari bufate ku gitsina. Utufata ino boro ugahita uyitereka gutya mu ikariso mo hagati. Niba akangaka ari amaguru abiri umuntu ari bucomekemo hano. Ni nk'urugero ndi gutanga ntago ari byo byanyabirika ngire gutyo. Tubare ko iyi ari ikariso. Yes, iyi ni ikariso.
tubare ko ari ikariso. Noneho ahangaha hahita hajyamo imbere mu ikariso. Noneho urabona ko mu ikariso haba harimo amaguru abiri, uhita ufata tuno tuboro ukaba ari two uhita ufatisha hehe, ahanga niho hajya muri kuri sex. Noneho tuno tuboro tubiri badufata mu ya miguno y'ikariso hagati mu mayasha. Bivuze ngo umukobwa wa yambaye hagati mu mayasha agahita afata ya triangle gutya agahita acomekamo amaguru. Ese wayambitseho tukareba ko ifata? Ari kutubeshya. Mereza ikariso mbikwereka. Ari kutubeshya. Mereza ikariso mbikwereka. Ese kamande babaze ni gutavuga gutyo akanga katavuye. Guys, niba mubizi neza. Nyine no se bakiraho ntabonye ikariso. Ntabonye ikariso ya nyayo. Ikibazo cya mbere ntago igifata kuri string. String? Yazwa n'iki? Ubwo n'ubukora ikora. Okay, aka ni agatambaro nge ndagafite. Reka nyiyambikire. Ariko ubwo reka ujya ku kibazo cya kangahe? Ku giti cya kangahe? Ku kibazo cya kabiri ku kintu kiba cyamutsinze. Guys, abantu bakurikirana Makolini TV. Oya, nibyo. Guys, ku bantu bakurikirana Makolini TV, iki kiganiro cyitwa Have SIGAHO bisubiremo. Ku bantu bakurikirana Makolini TV, iki kiganiro cyitwa Have SIGAHO. So, ndashaka kubaza rero Radus, ni iki ngende gusigeho. Nuvuga ngo hari akaboro kagomba kuvaho, ibyo nabyemeye. Ariko bwo ko hari wanakuyeho bya biboro bimatira. Have SIGAHO urategera ari kutubeshya ukuntu bikorwa nta nubwo ari uko. Mwitegereze neza ukuntu mbasobanura murebe ko bihure n'ibyo. Noneho ngewe mfite agatambaro hano kameze nk'ikariso. Ariko ndaza kubereka nkaho ndatina nkaho ari ikariso. Okay. So rero muraza kuvuga muri comment, muraza kuvuga se ninde wabikoze hagati yanjye nawe? Ese yabisobanuye neza? Nabisobanuye neza. Cyangwa nibyo bikoze neza? Mutitaye ngo ndi umukobwa, mutitaye ngo ni umuhungu. We yakunze n'abahungu. Buretse Raduse. Aka kaboro kagomba kuvaho ari uko mbonye ikariso ya nyayo. Nabwo ubwo ko mbonye ikariso ya nyayo. Nuko wavuze ngo ngaba utuntu tuvaho hano inyuma kuri. Ntabwo yari kubikora ahangaha. Ntabwo nari kubikwereka gutyo kandi ntagiye guhita mbishyira ku ikariso. Mwe bikire ku ikariso akanya turebe ukuntu bigiye kugenda. Ngenda kwifungurira yanjye ataza kunyicira ikariso yawe. Agiye gukira ku ikariso. Pade zirahari. Ugiye gufungura iyawe. Pade yanjye. Nawe tugiye kwishyira ku ikariso. Dore ngiyi pade. Akangaka ni akantu gafunga kugira ngo pade yawe ibe ifite umutekano. Uragakuraho gutya. Ugafungura. Murabona ko kino ari igishashi cy'inyuma kiri kuyiprotecta nyine ku buryo itangirika cyangwa itagira umwanda. Then ukuranaho n'akangaka gafite gafite scotch. Okay, scotch. Gafite spaguru cyangwa gafite gafata nyine ku ikariso ubanza niko banza gukuraho mbere. Anga itasigaraho muza. Ifata ku ikariso. Niko banza gukuraho mbere no kuvuga ngo buretse mbane next kugira ngo we siziki kamaze next reka ndivugire ibyanjye. Nutsinda biragenda uti. Indi tsinda hajya ikibazo cya kabiri. Ngengeye kubanza next kize. Witonde. Okay. Ino ni ikariso. Akina mfashe uruhande rumwe. Cyangwa ufashe mande eshatu. Mfashe mande eshatu. Iyi ni ikariso. Urabona ko iyi nayo ni pade hano niho hafata ku ikariso. Afiteho glue. Noneho mu by'ukuri ufata gutya kotegisi yawe. Ndikuvuga ino ni ikariso nyine bigaragara nkaho. None se kamubaza. Itonde ariko. Okay, sawa. Dore ngiyi. Mu by'ukuri uyirambuye gutya nyine nk'ikariso yambawe. Dusapotinge ko nyine dusapose ko aya ari amaguru. Aya ni amaguru. Aha niho bashyira amaguru. Let us suppose ko aya ari amaguru acana mu manda. Aya ni amaguru. Noneho ahangaha ni hehe? Naho nyine wambariramo imbere. Wacisha. Ugomba kuvuga ngo uretse kabande wananye usobanurire. Uri kutsa. Ngiye ikintu uri gupfa nayo ntabwo wemera. Rata ngende kugira ngo mbere ku buryo mutakwanduza nuza kotex yanyu. Igifite ntabwo wabanje gusobanurira abantu ko kotex wabanje ukayihinduriza. Nyihinduriza utese ko nabanje kuyikura nabanje kubereka ko nakuye akantu k'inyuma. Uhita uconnecta ku ikariso rero. Kira ku ikariso kugira ngo ibifashe. Utanahindurije. Impinduriza iki? Utahindurije ikariso. Nzi ikariso uyambara uhindurije.
none se ano maguru sagomba kujyamo imbere nyine mu ikariso kugira ngo ino staff yingiye reba wait hari ino staff yingiyi washyizeho kote wayishyiraho direct wewe bitubwira ugitangira reka ratambiyereke noneho wait njye nari nyine gusobanura yahise nyambura ijambo ntararangiza gusobanura ni ukuvuga ngo njye ikintu ndi kuvuga ni iki ngiki Radusi wait icara hasi sit down please kubera ikiri gushaka ko reka mbanze nageso zibere ndi kuvuga ibintu ntatari yabyishe muvugisha ukuri guys je ibiboro sindi kubyemera je bribande munamubwiye ngo hari ukubanza guhindura ikariso mbere yo kujya mukuru ka kantu yanyerekaga aka kantu kavaho ariko amaze guhindura ikariso yigo none se gutahindurije ikariso ukaba uri kwigisha uvuga ngo wibanza guhindura ikariso ngiye nabanje kwerekana ukuntu ba changing pad nako apana gucenginga uburyo ushobora gufungura pad nyine ukayishyira mu ikariso so iyo ugiye kwishyira mu ikariso iki kiboro buretse ariko wica mu niba utakoze nige kinyuma bwo wakoze uratuma ngiye mva muri kiganiro nigende reba ino boro igomba guhita yicara mu ikariso mo imbere buretse ariko hano nta karisiyo imereza ikariso yanyare nuvuga ngo ikariso niba imeze gutya tuvuge iyi ngiyi ni mpande 3 iraza kugira gutya ifate ku mukobwa si uri kumbona aha iyi boro ni kuyanga ikariso rero ijyemo imbere gutya kuko reba ijyemo imbere he wait igomba kujyamo hehe gutya mo imbere ikaza gufata hehe buno buboro ufatira bukaza gufata gutya munsi hahandi hagati mu mayasha ni ukuvuga ngo eno staff ntabwo byemera reba buno ifatira bifata gutya hagati mu no aha boro akaba ariho hajya gutya hagati mu mayasha gutya you see itonde none ino boro ukaba ari tufatisha gutya hehe ku kariso ahanga akaba ariho hari buryo mwana ngiye nukomeza kunsaza ngenda bivamo nushakira atakambere muraza kutubwira uwatsinze hagati yanjye nawe warangiza ugafata aka kantu kagakuraho akaka bariko gahita kagira ute ese uri gusobanura cyane ngiye gusobanura mwana ngiye niba wanze kumva ibintu ndi kuvuga ngiye ntabwo ndi kubyemera ngiye mbivuyemo kuri kw'Imana je bigoro ntabwo ngiye gukomeza kubyemera nakundi nyine